Interior ajya guhereza akazi k'ubukarani ko kumutwarira imbaho ndetse n'intebe. Ajya ndabura akagutamo ntamu rwose nta umufunga nawe uguhereza cyane ajya ntamu nawe. Yego fata pisi mirongo. Yes, we go by name Sky in the house, in the building, in the cover, in the street, and everywhere. Uyu munsi navuze ngo reka nkora urugendo njye kureba urubyiruko rugenzi rwanjye. Murabizi ko nitwa Special Material Inspiration of the Youth, nyita B1 Gene. Murabibona yuko umuterankunga B1 Gene aba yamaze kubigiramo uruhare kugira ngo tunakomezereza cyane. Narababwiye ngo nimba naramaze kwipanga akazi kuri The Fly TV, ngerageza no kugira ngo gende mbereka rumwe mu rubyiruko rwakuye amaboko mu mufuka ushaka kwiteza imbere. Urubyiruko murabizi uko budufite ikibazo mu gihugu cyuko 60% urubyiruko rwinshi ruri mu magereza, bandi banze gukura amaboko mu mufuka, ariko hari bamwe noneho bo bafashe intego baravuga ati ibintu byo kwirirwa twigiza amasongi twarabihaze, reka natwe tugende duhiga imirimo, dutangire twiyishyurira amazu, dushaka abagore, twiteze imbere, tujye tureka ibintu by'ububobo. Nuko nguko nafashe urugendo navuga ati reka njye kureba umwe mu rubyiruko wihesheje agaciro, bamwita Sero Interior Designer, akora ibitanda ndetse n'ububati n'ibiki. Uretse ko nanjye niyo gahunda ndimo, twarahuje duhuza imbaraga, ndagira ngo tunatembere, tujye tunareba n'urubyiruko, tunaruganirize, barusheho kugenda banatubwira uko ibintu biba bimeze. Turi mu Gakiriro hano ku Gisozi, aho urubyiruko rukorera ibitanda n'ibiki byose bigiye bitandukanye, ububati, amaturuwari ndetse n'ibindi bintu, tukabageraho tukanumva imitekerereze yabo, aho bavuye ndetse naho bamaze kugera, kugira ngo iterambere risho kugenda rimeze neza. Salama musaza, umeze neza? Nawe uhigira hano mu Gakiriro, ukora iki mu bisanzwe? Murakazi k'ubukarani. Uri umukarani? Uratuye ariko? Ntabwo ntuye. Ufite umugore? Nta mugore ngira. Ariko urahiga? Nkunda guhigira hano nyine nanjye nk'abandi bashene nyine bisanzwe. Uri n'umuraperi se? Cyane. Ufite n'injyana? Cyane imirongo ndayifite ariko nabuze umuterankunga. Banza magafronje banze numvugene. Ndacyari mu bahungu bahora bashakisha, n'ubundi duhora gutya ku gasima. Banza umbwiriza. Banyita Mirongo. Bakwita Mirongo? Yego. Mirongo, umaze igihe kingana gute ukora hano mu Gakiriro? Maze nk'imyaka nk'ibiri. Umaze imyaka 2 ukora hano mu Gakiriro? Yego. Nko ku munsi ukorera amafaranga angana gute? Kwenda ni nk'ibihumbi 3 cyangwa 4. Uyajyana mu kariro cyangwa uba no mu kibini? Mba mu kibini, usibye ko kenshi hari igihe atajya akunda kuboneka. Hari igihe agasima turaburizwa. Yego. Kabisa. Yego. Hari ikinyobwa ujya winywera? Iyo wenda iyo kabonetse soma kuri ka energy. Gutyo nyine cyangwa se nk'akanuza. Iyo nsoje akazi. Wazagutamo B1 Gene rimwe usoje akazi ukamamagara nkagutamo B1 Gene. Ngiye ko aho ngaho ahubwo ngo kubita imirongo, ugira inama urubyiruko uburyo ruzajya rwihangira imirimo n'uburyo bagomba gukura amaboko mu mufuka. Ngiye ko cyewe ndi wa mutipe washe yitwa Mirongo. Nashe mbaza abatipe cyo nkimara kuhakira, nkabaza abashene mba ndimo nshakisha abasari ya Mirongo ngo bayinkorere. Jewe muye n'umustar akandabura, ngo nanjye Mirongo aba yayinkarase, nanjye mpita niyamini. Genda shyuke nta rivi. Ya Mirongo. Yego Mirongo. Nshakisha abastar nyine kugira ngo bankarakemo Mirongo. Cyo bayinkarase mu nanjye nyine mpita nikaruma. Cyane ncewe niyo mpamvu cyewe super yanjye niho yaziye, bahita bambwira ngo uri umutipe ngo witwa Mirongo. Yego. Mirongo Sero Interior ajya guhereza akazi k'ubukarani ko kumutwarira imbaho ndetse n'intebe. Ajya ndabura akagutamo ntamu rwose nta umufunga nawe uguhereza cyane ajya ntamu nawe. Yego fata pisi Mirongo, je ni mugoroba nuza gusoza akazi ndaza kugutamuze kunywa ka B1. Reka dukomeze twiyuyu bamwita Mirongo, numwe mu baraperi genda mura na rumwe mu rubyiruko. Mirongo Mirongo naze mutembereze kwa Sero. Mirongo reka anyereke kwa Sero. Mirongo ngwino unyereke kwa Sero. Tugende unyereke kwa Sero namukakire n'akazi. Mubwire uburyo agomba kugwa akazi wewe Mirongo wewe Mirongo ugomba kuba umuntu wa danger. Sero ngomba kumubwira akakwizakujyana muri studio akakwishyurira indirimbo. Bundi suzi kuyandika cyane. Sawa namwe muhigira hano se? Uyu bamwita Mirongo n'umuraperi nivumburiye. Ngomba kumujyana kwa Sero akabanza akagupanga akazi akabanza akareba.
imirongo mwese akose niwe uyu niwe cyamamare se hano mirongo none se Sero kuki atakwishyurira nka studio nyine nabuze umuterankunga muca mu Rwanda kandi umuterankunga ngiye ngo ubu mugushyiriye ugomba kugenda ukamunyereka ngiyewe akabanza akagupanga n'akazi yego uzi kubaza se nawe cyane oya ngewe nkora akazi k'ubukarani ariko nyine ntabwo biza ariko nabyo nabikora nyine mbona ubonye umuterankunga wakura bura akagutama yego ubwo nawe wikora akazi nk'ako uyu nguyu gutyo uyu nguyu aba yikoreye bino biboro mirongo nawe ariko ibyo ari byo byose ufite n'imbaraga urashoboye kabisa uba wiyaminiya nawe uba wikaraga kabisa reka tugende unyereka ahantu bita kwa Sero tubanze tumenye ibyo ari byo Sero abanze anadufate fresh nabanze unanyereke wagwani kwa Sero banze tumenye niko biba bimeze no kunaba yaripa gendo shurwo kugira ngo nganire na rumwe mu rubyiruko rwakuye amaboko mu mufuka ndagira dutangire wibwira abanyarwanda tatangire umbwira n'ibyifuzo byawe turushaho gukomeza kwiteza imbere. It's a boy Sero interior designer murabizi de nagaro bwa mbere mu mbonye dore rero skate wa bagaye amfasha aravuga ati rekaze arebe kwa Sero interior designer murabona abahungu bose turashyucye turi gukora twese muri rusange turi urubyiruko ubwo ngubwo gahunda niyo gukora akazi kabisa ni muri interior tuba turi gukora materials zigiye zitandukanye hari intebe hari ibitanda amasofa kabisa garderobe ibintu byose ama dining byose biba bihari ku murongo. Yego Sero watangiye ryari ukora bino bintu? Ibi bintu rero ibi bintu ni karica kuva kera cyane mu gihe kingana gute? Igihe kinga ubu ngubu hagiye kuzuza nk'imyaka 5 kabisa ibintu turi kubikora ariko urabona yuko nubwo turi gutangira ahangaha niho tuba turi gukorera ibintu bita bigenda aho tugomba kuba tubidelivaringa ku buryo bita bigira kwa nyirabyo ariko hari n'ahandi tuba turi gukorera ibintu tukora ibintu birangira tukabistoka ubwo urumva abantu baba bakeneye ibintu birangira nabyo biba bihari. Hano ubwo hano ni ugutangira hano mutangirira mugakora mukaza ubwo ibyo byose murumva ko mufite na factory mufite factory hano murabikora ibindi mugahita mubyohereza ahandi hantu ndabona hano hari abasore benshi Sero interior ndumva ni izina ry'umuntu umwe sibyo ni timu muri timu cyangwa se mwishyize hamwe urumva twishyize hamwe ni company bose uri kubabona bambaye ama interior ari kubabona bose urumva twese ni company imwe nyine yose ariko urumva Sero interior nyine urumva abantu bose bahuriye bakorera ibintu hamwe bigomba kugira kuri ba nyirabyo akenshi twebwe dukora amakomande ariko tuba dufite n'izuzuye zirangiye tuba tugomba kugeza ku bantu bamaze kuzigura none se buretse kuba ngewe uyu ni umutayeri w'imyenda ni umutayeri w'ibiki urabona nk'uyu nguyu aba arimo aradoda bari kudoda nk'iyi ngiyi niwe uba idodeye ariko nirarangira nirajyamo imisego neza ibi byose niwe bagiye abidoda kabisa baba bari kubibona nabo barabizi ariko biba bidoze biri ku murongo. Ubwo ni timu mwese mukorana mu hano muri company ni timu kabisa ni timu ona ni benshi kandi ni urubyiruko. Aba bantu ko mukorana bose se bafite certificate z'akazi? Bose certificate zirimo zirakorwa muri bamwe bano bose ubona bambaye imipira bose bamageze kugera muri interior certificate zirahari kabisa. Kandi noneho tukaba turi no kwakira noneho n'abanyeshuri wowe ugenda ukaryama ndi kubwira urubyiruko mwe mugenda mukarya kuryama mu rugo nk'urugero uraryamye uri kubyukana uri guhamagara umuntu ngakoreze 500 yo kugura amayinite ngwino muri interior designer ukorera ibiceri ureke kuryama mu rugo mwayo mashuri wize uzongereho n'umwuga kabisa uze wiga umwuga ujye uvuga ati gahunda ni ingiye niko bimeze. Wabwira iki nyine nk'urubyiruko urabona ko dufite imibare myinshi nimba warakurikiranye ejo bundi Minisiteri y'Igihugu ubwo yari yateranye muri Youth Connect bagaragaje urubyiruko rwagaragaje yuko rushaka kwiteza imbere ariko hakaba ari n'ikindi kibazo kiri imihanda mu mibare igaragara batwereka ko imibare igaragara yuko 60% urubyiruko urwinshi ruri mu magereza ruzira ibiyobyabwenge abandi bazira kwiba usanga ni ibintu nyine biteja akajagari. Ubona biterwa n'iki ku buryo urubyiruko rwijandika mu biyobyabwenge abandi bakijandika mu bintu by'ubujura abo bo babagiriye ihe nama cyangwa se ubona biterwa n'iki kuko hano hari urubyiruko rwinshi kandi nabibonye natembere naturutsira hepfo nganira nabano n'uyu nguyu none musanze uyu muraperi Mirongo ambwira yuko nawe yekuye nyine mu bukene afata umwanzuro kuza we kwibera noneho umukarani. Nabyo ni ibintu bimwinjiriza nambwiye ko bimwinjiriza amafaranga aba no mu kibina ari uko nguko ibintu bimeze.
nihe nama wagira nk'urubyiruko cyangwa se ubona biterwa n'iki kugira ngo urubyiruko rwinshi rwiyahuze mu biyobyabwenge mu bujura ndetse no mu zindi ngeso? ubwo gahunda kuntu imeze abantu banze kuza kwipanga akazi nkatwe nk'urubyiruko baze ngo babace akenge wumva umuntu niba afashe ubona biterwa n'iki? ikintu kiri kubitera ntago bashaka kuvana amaboko mu mufuka ready ngo baze bakore. mwe ni muze muri interior designer mukorona twese uko turi hano uko turibona twese nta muntu umwe utari urubyiruko muri twebwe. urumva bo bari kuregeza bagashaka kurya ibiceri by'ubuntu bajya kuvuga umuntu yiyemese y'inkweto ugiye kuyifata ugiye kuyirukankana ubwo pani wawe nyine n'ukuri no gufunga. rero baze muri interior baze muri interior ndabona uri ari nigegera hino nkwibarize we maniga kanibari uyu winiga salama ji hagarara hano aho na ha interior. Salama musaza, fresh kabisa. amakuru yawe? Amakuru ni meza. Oya we hagarara ntaribi wowe icara hano ntaribi ngewe unyisubirizemo neza. Hari BDF irahari iziyemeje guteza imbere urubyiruko mukaka mwigeze mwagira igitekerezo cyo kuba mwana approachinga hano si mukora uyu murenge turimo si wa Gisozi mwigeze mwana tekereza kwa approachinga n'umuyobozi yaba cyangwa mudugudu cyangwa se n'undi muyobozi muri rusange habarimo n'abayobozi b'urubyiruko ngo mumwereke umushinga wanyu babe babatera inkunga cyangwa mwe mwaraje muri hezereza mwikwamira hano gusa kubera ko muba mwabonye ingagari ziza zikabaha ibiraka mukikorera mugahita mwigendera? Mwigeze mwana tekereza kwa approachinga umurenge ngo muwereke umushinga wanyu? So mbere ya byose iyo ugiye gutanga umushinga uba ugomba no kuba ufite byibuze aho wanditse cyangwa se sampling. kuvuga ngo twebwe rero ibi bintu turi gukora tubimazemo igihe gito kitari kirekire cyane ariko aho urumva buri wese yakoraga peke aho twatangiye urumva buri wese ubwo yari imenyaga sibyo? So urumva aho duhuriye rero ibyo tumaze gukora bikeya gahunda turimo iracyari imbere ko ntago twahagarira ahangaha. Yego, ubwo no kuvuga ngo bisobanuye ko aho hose tugomba kuhajya ko twe turashaka kugira ngo dukore dutere imbere duteze imbere n'urundi rubyiruko rutarava mu ngi wabo bashoje amashuri nibaze bige n'imyuga bakore be gukwamira ku mihanda. Yego, nta kibazo. Reka niganirize umutayeri. Tayeri, kuki wanze kujya kudoda imyenda ukahitamo kudoda ibitambaro by'intebe? Ni ya gahunda nyene yo kwiteza imbere n'ubundi ni kwakunde ntago wajya kudoda imyenda kandi ubona ahantu hari azava umugati nyine nk'umuntu uvuye hanze. turi gutangira ariko nyine je nigereye interior aranyigisha nyine nisanga nyine nanye iyo niwo mushinga wowe wihitiyemo kuza kwidodera hano? Nene naye ndaba designingira intebe ahangaha nanye ngabadodera nabo bagakora tu. Buretse gatoya ndagira ngo nkwibarize ikibazo kimwe. Ni wowe chief nabonye ari wowe nka owner. Iyi mashini imwe niyo mushaka kuzazaniraho abantu biga kudoda? uvuga ngo sky tu ingi niyo turi gukoresha ariko urumva yuko turi gusaba support. None se ubugize nk'abanyeshuri 20 wabigisha uruzite ku imashini? No kuvuga ngo abanyeshuri rero 20 ari ukuntu biga muri systeme arabanagaza ngahita ajya ku mashini arabanza already akabanza kiga gukata ibitambaro oni bitambaro biba bihari kabanza kwiga gukata ibitambaro none yamaze kubimenya nibwo atangira kwicara ku mashini agatangira kureba ibyari byo ariko turi kwaka support sese urumva se niba boro yamaze abantu bose bamaze kuyimenya kwanza umungu w'ikintu tugiye gukora no gushaka kuntu natwe twabona inkunga none urabona dukeneye materiel dukeneye kuba nahanga turi gukora dukeneye ahandi hantu hagutse urabona turi benshi ni mu kavuyo dukeneye ahantu heza dukeneye imashini nyinshi zidufasha nk'urubyiruko uko atubonye twese turi urubyiruko none tukiteza imbere. Iki nicyo kintu tugiye gukurikirana kandi ndabizi kino kiganiro kigiye kurebwa n'abantu benshi abazakireba bose ari abazakireba harimo n'abashinzwe kuba bafasha urubyiruko abo ngabo rero nibo twiteze ikiganiro. Munakeneye ahubwo n'abakiriya banabahereza ibiraka abakiriya baze none ikindi abanyeshuri bagumye biyongera imashini zirahari n'ubundi imashini zirahari twarazitumije nubwo zitaratugeraho ariko imashini zirahari. Manager ukoresha irihe banga guhemba abantu bangana guri cyari abakoboye? Ntabwo mujya muserera wapi buri wese avana make karenge? None se urumva mwese nimba muhuza ko mbiza abajama ku mafaranga aricyo kintu amaniga akunda gupfa. Amaniga nkayo ya managinga gute mu bijyanye no kugira ngo ubagabanya amafaranga cyangwa se n'ibiraka ubundi twinjire mu biraka tuvuge benda sero ndaje nihereye ikiraka sero uriya nawe azanye ikiraka kiwe nuri uri gufunika azanye ikiraka kiwe urumva abo bantu hari uwazanye ikiraka yanamukinnye diru yamuhaye n'amafaranga menshi kuruta yo ngayo ubwo uba managinga gute abo bantu kugira ngo bayagabane ko ibiraka birateranye ndabesha abasaza
wapi kuko urumva man Sky to hano urabona ko hari activities zigiye zitandukanye buri wese akora akazi ashinzwe hari ufunika hari udoda hari ibintu byose buri wese iyo uwazanye ikiraka nyine wazanye ikiraka nyine niba ugomba gupatana amafaranga menshi akaba aragenera abagenzi biwe twego tukarwana no kugira iki duteza imbere ibintu nje nashishikariza aba diaspora ariko bakisha amazina aba diaspora bashaka kubakisha amazina na handi byakorerwa ibikoni byiza intebe nziza abafite ama studio ama soundproof ibintu byose birakorwa ni kuri Sero Interior nimero turaza kuzipininga hepfo kandi n'ama studio urumva nimba mupfundika no se wana na studio n'ubundi ni nka already ni nka soundproof tu zimeze nk'ama soundproof abantu bari gushinga ama studio bayoboke Sero Interior kabisa n'aba diaspora ari kubakisha inaha bakeneye abantu babakira ibikoni byiza kabisa none ko na MDF nabonye hano hoya ziba zihari ziri hehe ko na MDF nese wagiye muri stock tugera muri factory nyine mu nyereke nizo bita nge rumva amoko y'ibiboro bamararagiye mbona rumva ibiboro agura abone turacyari gutembera turebe ibikorwa turi hano ni workshop kabisa akazi gakorerwa ubwo hano turi ni mu kazi ni mu kazi ni ahangaha ni nko muri busheri ibyiza biri imbere reka tugere mu gikoni mubanze mu nyereke ibanga rikomeye komeza unazenguruka hano hantu nafate n'izi ntebe zigiye zigaragara abakiriya aba diaspora ndetse n'ababosi bafite amahoteli nababwira ngo muzaze muri Sero Interior Design murabona ko afite ibintu byiza cyane abakorera intebe gira ikintu cya nyuma wabwira abantu badukurikiranye unababwire n'icyo wifuza ugire n'ikintu wasaba igihugu muri rusange yaba ari inkunga urumva kubyimba abasore bagera mu 10 cyangwa 20 ntago hababyimba ubumwe bro biragusaba imbaraga nyinshi biragusaba gukora cyane biragusaba gusenga urumva ufite na project yo kuba wanazana n'abandi banyeshuri ukabigisha twasanze ufite ikibazo cy'imashini ariko ibyo ari byo byose Imana ntago igirenganya hari abantu bakurikirana ibiganiro bya The Fly TV show n'abantu bakunda Sky 2 nababwira ngo uyu muvane mwamfashe babwira ikintu tunasoza dukubita tubangura Sero muri Interior rero barahazi n'ubundi location ni ya yindi ni kugira mu gacinjiro ka Gisozi already nimero ni ya yindi 07821635 rero na stress z'abantu cyane ariko abantu babageni bo nabitayo noneho mwizi Christmas muze muterure zuzuye ntago nshaka abantu bajya kubasaza ngo bamuhaye amafaranga ngo waramubuze ngo iki niki ibintu byane zirangiye hari design nyinshi cyane dore ubumeza hari amagariderobe hari amadining meza amagariderobe turi no mu mpera z'umwaka ubundi mu mpera z'umwaka abantu bahindura designer bahindura ama design hari igihe umuntu avuga ati ngewe nimba nari ntunze intebe nari naraguze turuwasa wenda narasevinze narindi mu kibina wenda cyamaye miliyoni agakenera guhindura hari ugikora top up umuntu ashobora kuba yakuzanira intebe yari afite mu rugo ukaba wamuhereza nk'iyi ngiyi birashoboka ibyo ngibyo turi kubikora ni swap ziba ahantu hose swap zibaho urazana iyo ngiyo ufite ishaje rero yo mu rugo uzuyitemo mwana ma design hano yizirangiye ujyana inshyashya tuvugana amafaranga makeya nyuma ya Christmas nushaka uzatanga nyuma ya Christmas mwamaze abasore b'abasiribateri bafite karande zo kudahindura ibitanda bakirara kuri za simple wababwira iki basore rero bakirara arimo n'abakirara hasi Sky 2 ni guturara hasi Sero ndi umujeni vugisha kuri nimero yanjye ngiye nguye igitanda uzanyishyura gake uko uzaza ubona amafaranga niko uzaza ugenda unyishyura urakoze cyane Sero reka tubwire urubyiruko ngo mwese nimukura amaboko mu mufuka mutangire muze mwihangira imirimo umuntu ashobora kuba yakubona kuri iyo nimero iri kuri WhatsApp ongera uyibabwire ubwire n'abanyarwanda dore imvura iraguye tujya no kugama imvura iraguye dore ni imigisha 0782215428 wowe ntago nshaka ko mugumya kwicara mu rugo muze mwiga akazi muri Sero Interior Design